ubu hari ikindi usigaje ubu rero nemereye kunywa ubu wasomaho nawe buno nemereye kunywa ujye bari kugotomera wabibonye ushobora kureba inkona akagira ngo ni igiti gusura oya iyi ndagara ingone izi ni imbaraga zidasanzwe aho waba uri hose ku isi n'uwapfuye yino ngo ninyimushyizeho arazamuka reka jye komeza nigukuye mushaka kugukuza imbaraga zawe n'abadayimoni imbaraga z'abarozi bose ngurura imbaraga zose ndabara bari muri Amerika isi yose ndayikogota ngayitabara vayo nguru ujye gukora iterambere ryawe kuva na kera kose wahoze uri umugabo kandi nta n'umwe wari ugeze mugende mukure mutere imbere mwaguke mu mibereho no mu bitekerezo byanyu kandi imbaraga zose z'ubushobozi zose zatera kuri uru rugo zose zibabure zibareba bibatambukiraho bibareba Yes, reka mbasuze cyane abakunzi mwese ba Favugaz TV nize komeze fresh mumeze mute muri hirya no ku isi. Jewe nitwa Junior umusore wanyu utagira imigozi muhambira ikindi kuba kumushwe isi muheza gaca ibyo mumaze kubimenyera. Ko no gutungurana tunguye uwitwa Rutebuka avuye ahantu hamwe cyangwa se ahandi nkurikije ama video nabanje kubereka imbere yuko ikiganiro gitangira. Ariko uyu mugabo narimaze iminsi naramubuze niko bite ntago nemerewe kuvuga ubundi sindiyobora muraho genda bwo nikoresha kandi siniyobora yego turaho ntabwo ndaho turaho wowe nande kari wowe dufite hano bitabanyoboye mumeze mute rero mwebwe we n'abakuyobotse kabamanzi bakwakire reka bakwakire cyangwa se bambwire ko batakwakiriye reka kamanze mbazize imbaraga ngorana nazo niba zikwakiye ngorana n'imbaraga zidasanzwe ziyoboye isi yose icyo zidakeneye ntabwo cyabaho ndanarakaye yo kubanza gusoma kugasembuye ubundi sara urukuru rukura ngo rusumbe jose bivuga ko umwana wese ushaka gusumba se akiriho abigikenya umwana ushaka gusumba se akiriho umukobwa ushaka gusumba nyina akiriho umuhungu ushaka gusumba se akiriho abigikenya bihuriye he no kuba turi kukubwira tuti vugana natwe ko ndari utugu rukura ngo rusumbe ijosi nanjye mfite abanyobora kandi mfite n'ibangoresha ariko uri hano wenyine reka mbakwereke ibyo mbashaka ubundi yego kandi sinemerewe no kuvuga bataramanza banywa reka izi mbaraga ngorana nazo zimanze zinywa kuko iyo zimbwiye ngo urakize ubukize iyo zimbwiye ngo urapfuye ubupfuye fundura ukagota utekeza kandi igihe ugiye ukagotomera ahubwo reka mbahereze banywe imbaraga ngorana nazo urimo urareba kuko aba nibo banyoboye iyo bemeje ngo ipfa ugomba gupfa iyo bemeje ngo baho ugomba kubaho nibinywa yanavuga ariko no kuvuga urabona iri kunywa reba uko iri kugotomera
zemeje ngo baho ugomba kubaho, iyo zemeje ngo pfa ugomba gupfa. Yego, ubu rero nemereye kunywaho. ubu wasomaho nawe? Buno nemereye kunywaho. Uburyo bari kugotomera wabibonye? Umuntu ashobora kureba inkoni akagira ngo ni igiti gusa uraho. Oya, iyi ndaga ari ingoni. Izi ni imbaraga zidasanzwe. Aho waba uri hose ku isi, n'uwapfuye yino ngo ninyimushyizeho arazamuka. Reka njye wabitegura ngo azabikora, kanyereka ahantu bashyinguye ngo abikwereka. Hari nyakwigendera wagiye adakemuye ibibazo, kaza akabitunganya. nzamuhamagara azabitunganye narangiza asubireyo. Ubwo abantu bawe ntibararangiza, batanga uburenganzira se byibuze tukaganira. Babutanze barangije kuko dore yarangije kunywa, barangije kunywa. Imbaraga ngo nanazo zarangije kukwakira, ngo babone ubaze ikibazo cyako. Ubundi ni iki kikugenza? Okay, se ubundi unywa kuri iyi nzoga? aha wayinywa yajya gusangira n'abo bantu bawe badasanzwe bakora. Ariko mbisabye bakabyemera wasoma. Reka ubwo mwumvise kanyemerera agacupa ukagura akazi karangiye. Reka twiganirire. Reka twiganirire, ubundi wenda dukubitanye ukomotse hakurya y'amazi, uvuye he mbere ya byose? Baraburiye maze iminsi mu rugendo rwa kure. Maze iminsi mu rugendo rwa kure, urabona ko yewe dore ntari nitwaje n'ingweto zo ko uhindura. Njya nguramo zino ngongera ngahindura, turi kureba. Ngongera ngahindura. Dore iyi ni imyenda, izi ni za ndwara. Dore ndwara zose zirimo. Do. Ndetse na hano harimo na Rwivugiza. Rwivugiza ni iki? Ariko wa mwana we wajya uragabanya ko ngenda urutebuka, nawe se ugiye kuba rutebuka. Reka ngwereke aka kantu urakazi. Ngiye Rwivugiza, ihangamura umuntu wese witwa umurozi wigize ikinani mu gihugu cyose ku isi yose. Sindeba se agaragara nk'ihembe nyine. Ni ihembe se? Nose ni ihembe gike? Ntabwo namenye. Irurarize se? Oya. None si nyine. Mbese murika muno byakanana kugurutsa. Ngwambika ibabugurike. Ibyo birenzeho ni aya mababu nayiki. Aya mababu nayiki. Ariko uracyari muto. Baba nayiki. Reka twivugire ku hantu wari uvuye. Ndakwakiriye barangije. Uturutse hehe? Muri uru rugo wuje gukora miki? Uturutse hehe? Ndakubwira aho mvuye ubwo wuje kwinjira hano muri uru rugo wuje gukora miki? Icyambere na mbere wari warabuze, nawe ubwawe urabizi. Ngira ngo no kuri telefone umaze iminsi utanitaba telefone. Nose ndayitaba, igihugu narindimo cyemereye ko nitaba telefone. Aho tubwire rero uzinduko rwari urwiki byagiye byabagendeke banyakubaho. Mbonge muganga Rutebuka, urazi neza ko mu buzima bwanjye aho umuntu wese ambwiye ngagize ikibazo nibiryo ndabisiga n'umugore ngamusiga ngajya gutabara, kuko nzi ko ibyo ngora imbere y'Imana nzabihemberwa. Nge nzabihemberwa, bikora ngo ubizi. Inzika imbere y'Imana nzabihemberwa. Nayo mpamvu y'umuntu ambamagaye yaba hirya no hino yaba kure ngendagenda ngamutabara. Yego. Uvuye mu butabazi rero ni urugendo rurerure. Haka gituma ukunda kubaza cyane. Abaro nge ntago mari kwibariza, nge ubundi mari kubariza abanyarwanda, mari kubariza abankurikira. Kurikirwa n'abantu benshi cyane. Kandi
umaze kumenyekana ku isi yose uri umusitari muri make. oya ndiwe nanjye ndabizi ariko ubusitari singiye wabwigize abanyweye nibo babungize abanyweye none nzambaraga ngorana nazo yego amakuru y'iminsi mu kanya ariko ndaza kuguha ikibazo kinkomereye hano abantu mudukurikira ujya kumva ati Rutebuka naramubuze izindi nomero ibiki n'ibyo turaza kubigaruka ariko mbere ya byose wenda mu kazi wenda aho uvuye byakugendekeye bite ese akazi kari kugenda gute abanyarwanda uri kubafasha gute nyine bimeze bite? Abanyarwanda ndi kubafasha nivuye inyuma baba abakongomani ndetse ni Bugande abarundi bo ni birenze abo muri Tanzania ni birenze abo muri Kenya bose ndi kubafasha Afrika yose umuntu wese mbamagaye ndetse ni Bunya muri Kongo. Ese umuntu guhamagaye nge naguhamagara sinkubone mwabantu ntago kumubona byoroheje data sibyo umva ndazagira umuntu ucumuzwa nuko yambamagaye akambura ujye utitiriza ni kuri call center ya Kiniki haraho numvishe ngo titiriza nawe Imana ikugirire neza. Yego ubwo rero bite nuko nge mfite abantu benshi hari igihe umbamagara ukambura ndi gukorera abandi reka ngwereke ibyo mvuyemo. Yego ubu maze ibyumweru hafi bingahe aho nari ndiho baranzi nagiye ku Ngombo nagiye Bukavu ndamanuka njya Kibirizi hari abantu benshi nahatabaye ndazamuka n'ubi Muhanga bari kumbamagara i Kigali bari kumbamagara ariko nge kamere yanjye iyo ngeze ku muntu numva namutabara bikarangira none ukabona kujya handi ngabona kujya handi kuko uburo bwishi nabwo ndi bugiye umusururu niko sogokuru yakundaga kumbwira ariko kugeza kuri iyi saha reba urugendo mvuyemo reba ikivo cyose nyuzemo dore ngibyo reba kitegereze nari ngiye gutabara umuntu baroze umaze imyaka 13 arahari abo namusanze hari ya Igahondo wambutse za Buresera ukambuka ikivo cyose ukagenda mu mazi magaru gacamo harimo umuraba bikomeye cyane narahageze sanga afite ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ndi mu gihugu nari nambutse navuye Kongo naje mu Rwanda Tanzania ho kukwera kuzi kariho nabanjirije ariko nari naje nizo ngendo mazeme iminsi bakubuze n'ubu sindagera mu ruko abo bantu sibandutira umugore bandutira sheri wanjye n'ubu ndarambona uzikarwaye sinumvisha ni wari guhamagara yararwaye uzi kibazo yahuye nacyo nusika tarambonaho no saro ndi mugore nagiye kurara nawe hari uwo nakunda kwisi kuruta umugore wanjye aba gukubona ni hatari none siko undunguye hano ndanaragera no mu rugo uzi ngo we yambonye ndangumbuye ugufatisha umuntu agakwicaza ukanyicaza kwicaza ukabanza imirimo dukora kwisi niza duherekeza. Ndabwira isi yose imirimo yose ukora kwisi niza guherekeza waba umunyarwanda waba uwo muri Afrika ni Buraya imirimo ukora niza guherekeza ndabwo uzaherekezwa nayo mafaranga oya imirimo n'ibitekerezo byawe nibyo bizaguherekeza ubwitange ngiye mbukora nzi ko aribwo buzamberekeza. Warangije kunyumva twagiye twimukiye ku kindi ciciro na YouTube channel yawe